bakunzi ba Louange ora by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro ry'abana amahoro y'Imana bane namwe ndizera ko mumeze neza abatameze neza mwihangane siko bizahora. Je nitwa Ryari nkaba ndi mu Louange nje mu kiganiro ry'abana ndi jyenyine umukunzi wanyu Louange yagiye ku ishuri ariko muhumure muri weekend azaba ari kumwe namwe abafite n'umutumirwa. Nkuko ubushize rero nawe basezeranije nje mu kiganiro ry'abana nje kubaha amateka ya Louange. Benshi mwakomeje kumbaza Louange ni mwana ki, ese Louange impano yatangiye ryari, byose mugiye kubimenyera muri iki kiganiro ngiye kubagezaho. Mbere yuko dutangira ikiganiro reka mbibutse gukora subscribe kugira mujye mubasha kubona ibiganiro n'indirimbo tubategurira. Abana mujye mukandaho kunzogera sibyo, aho kunzogera itukura kugira mujye mubasha kubona ibiganiro byose by'umukunzi wanyu Louange. Iyi ni channel y'abana, hana ahantu muzajya mwidagadurira, na ahantu muzajya mwigira, na ahantu muzajya mwerekanira impano. Iyi ni channel izajya ibaho ubuvugizi bw'abana, ni channel izabaho ibikorwa by'urukundo bigendanye n'abana sibyo abana. Iyi ni channel yanyu mwisanzure sibyo. Uretse abana n'abandi bakuru ndabatumiye muri iki kiganiro. Reka nongere mbibutse ko muri bubone nimero zacu kuri screen kugira ngo mujye mubasha kuduhamagara tubakire mu kiganiro. Nabifuje kudushyigikira mu kiganiro namwe ni karibu, nimero barazibaha. Ikindi nuko iki kiganiro ari karibu bifuza kwamamaza. Niba wifuza kwamamaza mu kiganiro cya Louange mu ndirimbo ze ni karibu. Ufite business igendanye n'abana Louange rwose arakwamamariza kandi bigende neza. Reka ntangire rero mba amateka ya Louange nkuko mwamye muyansaba. Louange ora n'umwana w'umukobwa w'imyaka 8 yavukiye mu karere ka Huye n'ubu niho abarizwa. Yiga mu mwaka wa 3, afite papa na mama Mbashimana Jean Baptiste na Yankurije Ariane. Avuka mu muryango w'abana 3, akaba uwa 3 mu muryango ni nawe mutoya, avukana n'abahungu 2. Icyo nibuka neza rero nuko inda ye nayisamye bishaka. Ababyeyi benshi ari gihe bavuga ngo nasamye bintungo, ariko Louange namusamye bishaka ariko inda yirangora ko sinakwibagirwa kukavugaho. Inda yarangoye cyane ntacyo nabashaga kurya, namaze amezi 9 bitoroshye. Ndabyibuka mugiye guseka, ndabyibuka nari ntunzwe n'amata y'Inyange rero nanywaga nkarigata n'ifu y'akawunga. Ibyo bintu byari bintunze, ariko nyine amezi 9 yarashize ngira igihe cyo kumubyara. Ndabyibuka inda yamfasha ari kuwa mbere saa 12, nibyara kuwa kane saa 12. Rwari urugamba rukomeye ntabwo byari byoroshye. Icyo gihe nagiye ku bitaro bya kaminuza CHUB baranyakira, inda yirangora cyane. Ndabyibuka ndageze aho mbwira Imana ngo Mana nk'umwana ngiyewe mfe cyangwa mu kimwe umwana apfe ngewe mbashe kubaho uko numvaga bigeze kure. Murabyumva nyine namwe nk'ababyeyi iminsi ne kuva kuwa mbere kugera kuwa kane uko yamfashe kuwa mbere saa 12 mubyara kuwa kane saa 12. Ariko Imana siko yabishatse, ahubwo yampa umwana mwiza w'umukobwa Louange. Buragira ngo uyu munsi nzabe nicaye hano mbaha amakuru ye. Mu mikurire ye rero ntago ari umwana wagoranye, imikurire yari myiza, yarwaraga bisanzwe nk'abandi bana. Ndabyibuka rero ageze mu myaka 2 n'igice no twatangiye kubona ko ari umwana udasanzwe. Ndibuka igihe kimwe rero twigeze kujyana mu birori by'abana bagize isabukuru, babaha abana ijambo, umwana akivuga bamugezeho. Louange arahaguruka biradutungura, arahaguruka mu ijwi ryiza ati murakoze kumpa ijambo. Avuga ijambo nyine natwe tutatekereza ko ari ry'umwana w'imyaka 2 n'igice. N'uwo twatangiye kubona ko ari umwana nyine ushaka kuba afite ukuntu yabutse muri we. Nyuma tuza kujya mu birori Muhanga bya famille yandeze, nabwo baza kumutungura bamuha ijambo. Atangira ashima uburyo bareze mama we, nyine wumva ko ari umwana ufite ukuntu uzi kuvuga mu ruhame rw'abantu, natwe biradutungura. Icyo gihe rero nyuma yaje gukomezwa yibona ari umwana uri sociable cyane, umwana ugira urukundo, umwana usabana, umwana uri sharp cyane. Rero yaje kugira imyaka 3 atangira maternelle ya mbere. Ageze mu ishuri aratsinda neza, azana amanota ya mbere. Araza arakomeza agera muri maternelle ya 2. Ageze maternelle ya 2 umwarimu wamwigishaga aramuhamagara amubwira ati mama Louange ufite umwana w'umuhanga, numwitaho azaba umwana uzakugeza kure ndetse akazajyana n'igihugu akamura, kuko umwana we n'umuhanga cyane.
ariko sinabyitaho kuko uwo mwarimu twari inshuti. Nyuma rero bagiye gusoza iyo materineri ya kabiri baza kugira ibirori bisoza umwaka, bategura umukino bari bateguye mu Gifaransa. Louange bamushyiramo ari nawe uyoboye uwo mukino. Arangije mwarimu arabibigisha, amaze kubigisha Louange ageze mu rugo arambwira ati mama, tuzi ko ku munsi wo guhabwa amanota ati dufite ibirori twateguye kandi ari njye ubiyoboye. Ntabwo Louange agireka kwiyemera, wowe uzayobora, ushoboye iki? Nibwo rero yahise afata telekomande ya televiziyo arambwira ati mama, reka nkwereke. Aba arakinnye uwo mukino wari uri mu Gifaransa, akajya akina role ye, agakina n'iz'abandi. Numva ndabikunze, mbona biraryoshye. Noneho mpita mfata telefone ndamubwira ngabisubiremo. Mfata telefone ndabikamera, abazajya kuri channel ye muzareba video yagezeho bwa mbere ako kantu niko twashyizeho. Ndabikunda, ndyohereza mwarimu ndavuga ni se ibi bintu nibyo wabigishije? Arangira arambwira ati uko Louange yakinnye role ye neza, akina n'iz'abandi neza, tukona bibahaye nuko nguko. Ati kandi namye mbikubwira ko ufite umwana w'umuhanga, atari ko ntubyiteho. Ntangira noneho kubyemeramo buke. Arakomeza ajya muri materineri ya gatatu. Ageze materineri ya gatatu aza kugira ikibazo arwaye, mpamagara mwarimu we ndamubwira nti Louange ntabwo ari buze ku ishuri, Louange yarwaye. Mwarimu numva ariyamiriye ngo ubuse ngo ndigisha nde? Naje ndamubwira nti urigisha nde, nta bandi bana bari buze? Ahita ambwira ati baraza, atari kuba Louange turakundana cyane, Louange n'umwana w'umuhanga, n'umwana uri sharp, na buriya niyo nsohotse mu ishuri ati musigira classe n'usigara uyoboye, ati n'umwana nkunda cyane. Mpita numva ko wa mwana barimo umwe urenze umwe ampamagaye ambwira ko umwana ari umuhanga, numva ntangiye kugira icyizere. Icyo gihe rero Covid ntabwo yabakundiye ko bakomeza kwiga. Covid ese iza kwiga bita bihagarara, aza mu rugo. Icyo gihe ndabyibuka ko nanjye ndumuririmbyi, nkunda kuririmba. Najyaga njya nko muri repetition, nataha nkasubiramo nk'indirimbo twize ndi nko mu gikoni ntetse. Ariko nagera muri salo nkasanga ya ndirimbo na repetaga umwana yifashe kera, bikantungura. Icyo gihe rero wari n'umwanya wo kureba televiziyo cyane, hari hagezweho indirimbo yitwa Mama Shenge. Louange yarayiborotse mu mutwe, uko igiye kuri televiziyo akayumva, nkumva ari kuririmba neza nkaho wagira ngo niwe uwo wayihembye. Nyuma rero ndabyibuka icyo gihe minisitiri wari uriho urubyiruko Rose Imbabazi, icyo gihe yasabye ko urubyiruko ruri mu rugo rwakwerekana impano rufite mu buryo bwo kutarumba mu gihe bari mu rugo. Icyo gihe Louange arambwira ngo se mama, ngo bavuze ngo berekane impano, ngo ugiye ngo wakwerekana impano, mwese Louange urerekana impano ufite iyi. Icyo gihe ariko ntitwabitindaho. Nyuma tuza kugira ubukwe bw'umuntu w'inshuti yacu wari wadutumiye, tubujyamo, adusaba ko Louange yamukurira kuri welcome. Louange turajyana, bwari ubukwe dufitemo role nyinshi, njye na papa we. Umwana turamujyana, ibyo yagombaga gukora arabikora. Abirangije rero dusaba ko yataha. Ndamuhamagara umuntu ndamubwira nti rero ugiye gutaha wowe, ko twe butahe nimugoroba, dufite inshingano nyinshi cyane, ntabwo wabukira. Louange aranga ati mama, ati ntabwo ndi butahe. Nise ugiye gukora iki? Ati ndashaka kuririmbira abageni. Louange urarimbira abageni, urabaririmbira iki, uzi iki? Icyo gihe turanabishwanira, atangira kurira. Papa we rero arasanga aho twari turimo gushwana, arambwira ati se kuri kundiriza umwana bimeze bite? Namubwira ngo ashaka kuririmba, nise uraririmba iki? Rero kuko papa yaramwize ubwo bushobozi bwo kumenya kuvugira mu ruhame, papa ahita ambwira ati wandekeye umwana, urandiriza umwana wamuretse akaza kuririmba. Urabe abenshi rero mukunda no kumbona ndi kumwe na Louange cyane, wenda ntimukunda kumubona na papa we ko bafite izindi nshingano abarimo. Ariko Louange ni inshuti na papa we cyane ku rwego mwe mutabyumva. Ni inshuti cyane. Icyo gihe se yamereye nabi ati ntukambabarize umwana, windiriza umwana, musabira umwanya, umwana wanjye ndamwizeye ararimba ibyo ashoboye. Icyo gihe nyine numva sindi kubyumva neza, ariko nyine kuko umugabo yaravuze ndavuga ntuke nta kibazo. Njya gusaba MC wari uyoboye ibyo birori, nta mwana ushaka kurimbira abageni. Arambwira ati nta kibazo, ntabwo umwana namwe mu mwanya. Igihe cyo kurimbira abageni rero kigeze, MC aramuhamagara. MC nshimira cyane, yari umunyamakuru witwa Habimana Jean Baptiste, bakundaga guhimba Filosi, yakoraga kuri Radio Sarusi. Iyo ngeze ku itangazamakuru nashimira abantu benshi, ariko by'umwihariko Filosi niwe muntu wa mbere wazamuye impano ya Louange rwose, aho ari yumve ko mushimira. Icyo gihe yahise amuha umwanya, umwana
ajya imbere ngewe nahise ngira isoni njya inyuma numvaga agiye kunsebya nahise njya inyuma nubwo nari ndi muri protocole ntambaye umukenyero nahise njya kwicara inyuma mvuga nti si uriya mwana agiye kunkotoza mu bantu ibi ni ibiki biragenda bite njya kwicara inyuma ageze bamuha mikoro arantungura yagezeyo afata mikoro mu ijwi ryiza riranguruye atangira asuhuza abantu bitabiriye ubukwe arangije arabibwira amazina ye abifuriza ubukwe bwiza ababwira ko agiye kubaririmbira abaririmbira iyo ndirimbo mama shenge yarayiririmbye njyeho nari niciye nararize sinababeshya nararize amarira abo twe turi kumwe barabizi nararize numva ko sinzi ibintu biri kumbaho kuko nabonaga ibyo ari gukora atari by'umwana wanjye araririmba abantu bose barumirwa abantu barishima bati si umwana baho abandi bararira biradutungura umugeni nawe arishima ndabyukiye umugeni ahise amuterura arangije nawe umuririmbira ndirimbo ngo umwana n'umutware aho rero niho ngeze ntimuze kurambirwa niho tugiye kugira neza aho ngiye kubasobanurira impano ye nyirizina aho yaturutse ni kuri uwo munsi niyo impano yatangiye kugaragarira nyirizina icyo gihe umugeni nawe aramuririmbira amuteruye amuririmbira ndirimbo ngo umwana n'umutware ibirori biraryoha MC rero ahita atubwira ati mwababyeyi mwe ntago mbazi namwe ntimunze ariko mufite umwana w'umuhanga cyane mufite umwana ufite impano mufite umwana w'umuhanga ngiye ntago nemera ko impano iguma hangati mutumiye kuri radio Sarusi nzamwakira ariko impano tizamura icyo gihe rero bidatinze yakiyemo nk'icyumweru yahise amutumira mu kiganiro ageze mu kiganiro bakamubaza nk'abanyamakuru kumva arasubiza nk'umuntu mukuru igihe icyo gihe nayo nkina afite n'isoni ntarakira ibya bintu basinemenyere kujya ku itangazamakuru ariko umwana w'imisubirize ye ukumva wagira ngo umuntu usanzwe ukora kuri radio abasubiyemo iyo ndirimbo mama shenge yaririmbye aririmba nkubone aririmba ndanyuzwe abantu baramukunda batangira guhamagara kuri radio nyuma yaho rero niho abandi banyamakuru nabo batangiye kumukunda batangira kumuhamagara umwana atangira kumenyekana gutyo abantu batangira kumukunda nyuma yaho rero byabaye ngombwa ko atangira kujya muri studio akora indirimbo ye ya mbere yitwa Yezu wanjye arangiriye Imana akora indi ya kabiri yitwa ni wowe Mana noneho abatangiye kumenyekana mu bantu benshi icyo gihe none se ntangira urugamba rukomeye abantu batangira kumbwira baturasaze wa mubyeyi bati uri umusazi umwana araje abikirara umwana araje atsindwe mu ishuri ati ibintu wemerera uriya mwana ni ibiki numva nanjye nyuma ibyo ari byo bitangiye kuncanga ariko ubumve message zabo nakiraga telefone nakiraga bampamagara nageze aho numva sinzi ibyo ari byo nareba nkasanga ko umwana wanjye afite impano nareba nkasanga umwana wanjye ko n'umuhanga ariko nkibuze se ko ari kumbwira ngo umwana agiye kurimba agiye kubikirara agiye guta ishuri biragenda bite icyo gihe rero kubw'amahirwe hari umusaza twambonye izina uherutse kwitaba Imana imwakire yaramfashije cyane yamfashiriza umwana icyo gihe yarampamagaye arambwira ati Louange numvishe kuri radio Sarusi ni Louange wawe ndamubwira nti nanjye tambwira ati wowe mubyeyi ufite umwana w'umuhanga ati nkumva imisubirize ye kuri radio nkumva ijwi rye ufite umwana w'umuhanga kandi ufite impano irampano ntuzayitsikamire irampano wegera umwana umube hafi umufashe kugira ngo irampano izamuke kandi n'ubuhanga bwe ntacyo buzaba ugomba kumuba hafi nk'umubyeyi ati ndabigusabye urumva niyo warujama courage nyuma yaho hari muri covid kigenda byibuka nza no kugira amahirwe yo mpura na nyiri cyubahiro Musenyeri Philippe Rukamba tuvuye kuririmba misa tubiganiro namwanditse ko mfite umwana ugaragaza impano bimeze gutya mureke impano ikomeze cyangwa mwihorera cyari mutumbe ndetse kumushyira mu Musenyeri ndabyibuka Yesu ambwira ati kandi ubwo wabona ari nawe wenyine ufite mu muryango turamenye niba umwana afite impano ntuzamubuze kugaragaza impano ye hafi y'umwana impano y'umwana uyikoze icyo gihe naravuze nibwo ibintu bibwe n'abantu babiri kandi mbona ari abantu bakuze ko byagenda kose reka nirinde babandi banci intege numva ibyo ababyeyi bampaye icyo gihe rero niho Yesu akomeza atangira ahita aririmbira ndirimbo mama papa yarageze mu mwaka wa mbere aririmba mama papa none abantu batangiye kuyikunda cyane ndabyibuka icyo gihe yigaga mu wa mbere nkuko muza kubibona kuri bulletin ndaje mbibereke icyo gihe ndabyibuka yabaga uwa gatatu agira amanota 97 ndavuga ni si ibi bintu ko muri ntacyo bitwaye umwana yiga agatsinda ndavuga reka numvire za nama z'aba babyeyi icyo gihe amaze kurimba mama papa rero nibwo yaje kuririmba imihigo yacu mwumva ko ashishikarizamo abana gukunda kwiga
icyo gihe ahita ambwira ati mama ati rero nta kuntu nabona kundisha abandi bana kwiga ngo nkomeze mbo wa gatatu ati none ngiye gukora ku buryo nzaba uwa mbere nibwo se ntago beshya ati ndaje mbikore mu wa kabiri naho ndaje mbibereke kuri bulletin ye mu wa kabiri byarangiye naho abaye uwa mbere amaze kuririmba iyo ndirimbo avuga ngo intego yacu no kumenya ubwenge nibwo icyo gihe nagize courage ndavuga nti reka nkomeze nshyigikire umwana wanjye arakomeza wa kabiri abusoza neza ageze mu wa gatatu niwe utaramuryohanye cyane kuko wa gatatu akibutangira yagize ikibazo ararwara amara ibyumweru bibiri yarembye ameze nabi atabasha kujya kwiga ariko nyuma aho akiriye asubira ku ishuri arakora cyane azana amanota 92 n'ibice ejo bundi mu gihembwe cya kabiri biba ngombwa ko ahindura ikigo ava ku kigo yigaga hajya ku kindi anahindura ururimi urumva yigaga mu cyongereza bagiye mu gifaransa bisa nk'ibimugoraho ariko n'ubundi ari kurwana urugamba ngo yongere asubire mu murongo we nta buswa afite abarimu barambwiye bati ikintu kirimo nuko ataramenyera ikigo nuko yarahindura ururimi atari kumwana we n'umuhanga cyane kandi ndamwizeye nanjye ndi gushyiramo imbaraga ngo ayongere agaruke muri wa murongo we rero icyo nashaka kubabwira aho ngaho nuko n'umubyeyi umurikiye uneze amatwi niba ufite umwana ufite impano nababwiye ko impano atari ukurimba gusa umwana ashobora kuba azi gushushanya ashobora kuba azi kubyina ni byinshi abana bazi impano umwana wawe afite nk'umubyeyi aho uri hose umushyigikire kandi unamufashe icyo nkora njye nk'umubyeyi ni ukumuba hafi ukamwereka urukundo ibintu byose ukamuyobora kuko aba akiri umwana umwanya wo kwiga ukaba wo kwiga muri vakanse akaba ari ugaza ukabona kwita ku mpano ye rero uyu munsi Louange n'umwana umaze gukundwa abenshi muramuzi mu itetero abenshi muzira ndimbe mama papa n'izindi nyinshi niyubahwe murayikunda benshi imihigo yacu ni nyinshi mumaze kumenya afite indirimbo nyinshi ubu ntabwo nazibara ngo ndisubiremo niwe Louange muzi rero abenshi mwibazaga se yatangiriye he naho byatangiriye uyu munsi n'umwana ushobora gutumira mu birori byawe kurengana byose ntagukoze isoni nkuko muherutse kubibona nyiricyubahiro Musenyeri Philippe Rukamba aherutse kumutumira muri yubile ye yari yubile irimo abantu benshi irimo abayobozi mu nzego bwite za leta minisitiri w'intebe yarahari harimo nyiricyubahiro Cardinal Kambanda harimo intumwa ya papa mu Rwanda harimo abasenyeri baturutse hirya no hino harimo abantu benshi ariko nkuko mwabibonye Louange asusurukije ibyo birori amuririmbira indirimbo nziza cyane yitwa yubile mujye mubona kuri channel ya Louange ntabwo ari abo bonyine nyuma yaho akarere ka Nyamagabe karamutumiye muri noheri y'abana umwana yizihiza ibirori abayobozi abana bari bahari bose barishimye sina Nyamagabe gusa na nyuma yaho mwabonye kuri amutipe Starboy ucuriza ari Nyamirambo ufite iduka ryambika abasitari mwabonye nawe ko ejo bundi yamutumiye mu bukwe bwe akamukorera indirimbo yitwa Ruhire nawe yasusurukije ibirori bye kandi byari ibirori rwose nabyo biri ku rwego rwo hejuru ko umwana yatambutse neza uyu munsi rero Louange izina rye rimaze gukura ntabwo aragira aho agera tugomba gukora cyane ariko nanone iyo uvuze Louange byibura hari benshi bamumenya icyo bamumenyera nuko ari umwana w'umuhanzi ikindi ari umwana w'umuhanga n'umwana w'umuhanga mu misubirize nkuko mwabibonye ikiganiro yagiranye na Gerard Mbabazi benshi mwaragikunze mwabonye uburyo asubiza afite ukuntu asubiza nanjye ntashoboye kandi ndi mama we ni impano rero icyo nkora njye nk'umubyeyi muba hafi nkamwegera nkamugira inama nkamenya icyo akeneye ikindi nkamurinda kumwereka ko ari umusitari hari igihe ajya ahura n'abandi bana ari umusitari cyangwa ntuya nta musitari w'umwana uba mwumvishe ko na Gerard Mbabazi yabimusubije nta musitari w'umwana ubaho icyo nkora ni ukuzamurira impano agomba kumenya ko agomba kwiga muri vakansi akaza akamufasha kwita ku mpano ye kandi akagira ikinyabupfura kuko mwabibonye Louange n'umwana ufite ikinyabupfura ntabwo nifuza ko ari wa mwana uba usandaye hanze utazi uko ameze ntabwo ibyo mbyifuza nk'umubyeyi we nifuza ko ari umwana uzagira akamaro igihugu akagira akamaro umuryango nawe ubwe akigirira akamaro reka nsoze rero mbabwira ko Louange azakomeza kwibanda ku ndirimbo zitanga ubutumwa mu bana indirimbo z'Imana hari benshi bibaza ngo ese Louange azaririmba urukundo igihe nikigera amaze gukura amaze kumenya urwo rukundo nzamuha liberty aruririmbe ariko ubu aracyari umwana niyo mpamvu muzamubona abagezaho indirimbo zitanga ubutumwa ku bana indirimbo z'Imana wenda nk'iriya yubile nayo yamusenyera byari ngombwa ko ayikura kuko ari yamutumiye n'iriya y'ubukwe benshi bahoraga bibaza se Louange yaduhaye indirimbo y'ubukwe niyo mpamvu mwazibonye marebye ariko ubundi izindi nyinshi muzasanga
ari indirimbo zibanda ku butumwa ugendanye n'abana. Niyo mpamvu iki kiganiro ijwi ry'abana rero cyaje kugira ngo impano ya Louange ibashe kwaguka, yagure n'izindi mpano z'abandi bana, cyane abana bo mu majyepfo. Si ibyo abana bo mu majyepfo muze hano mugaragaza impano, iyi ni channel y'abana. Si ibyo abana turabakunda cyane. Rero nk'uko nabibabwiye, n'uwifuza kwamamaza muri iki kiganiro ni karibu, wifuza ko Louange kwamamariza ufite business igendanye n'abana ni karibu, ndimuhejwe kuri iyi channel ya Louange. Amahoro y'Imana bane namwe. Rero nk'uko nabibabwiye, tuzagaruka mu kiganiro. Ni Louange uzaza none n'uzayobora ikiganiro, umukunzi wanyu. Ndabizi abana ubu mwababaye ko mutamubonye, ariko muhumure azaba hari n'abafitiye umutumirwa. Bye bye, ndabakunda.